uko umugenda nawe utaruka. Icyo cyo ni ikintu umenyereye? Ndasiga biryamyemo. Ibyo ndabimenyereye. Kandi uvunitse kongera kugenda nzaba ibibazo. Ariko se umunsi umwe mu cyumweru tugenda njye gusenga. Sibyo? Rega Imana ikora imirimo myinshi. Birumvikana ego ntago mbona. Ariko rero hari igihe Imana izakubohora. Hari igihe ariko mu kwizera kw'Imana. Twebwe nk'abantu uburyo twizeramo Imana. Imana ikora imirimo myinshi. Ako nizera gutya nta muntu wahita umenya ngewe uburyo bihagaze. Ariko kwizera tujye twizera. Zose nizera yuko nzabona n'unkunda. Ndabyizera. Ariko n'abantu mujya muhura bakakubaza ati wa muhungu muvukana bihagaze bite? Hajya babimbaza nkababwira ati umunsi umwe Imana izabinegose. Jya ubabwira ati igeno ry'Imana rero byose niryo ribikora. Ubundi ibindi byose ntago we nta kintu aba abasha kwishoborera. Ariko Imana byose irabibasha. Uwiteka tujye tumwiringira cyane. Ariko ndatunze. Ikibaya cyose ni icyanjye. Narahawe pe herewe ubuntu nzajyanywa pakabuke. Kandi nta muntu uzambyamana habe n'umuntu. Ikibaya ni icyanjye cyangwa kuntesha umutwe nawe akahura nesha umutwe. Yego genda kwiyamye ndakwiyamye ibyo bintu byo gusenga Bibiliya se ntago ejo bundi nayijugunye. Jewe tikora nkubwiza ukuri urumva ndasana ukajunesha umutwe ntakere ko reka njye kureba iyo Mana bavuga. Ariko kera ko twasenga jami cyangombe na Nyabingi ntago twari abantu. Narakwiyamye guhora unesha umutwe n'umugore ejo wundi namwirukanye nimba ari ibyo mazi. Iyo Mana yanyu muvuga ntayo ndabona. Samondi yo Mana ibahera kwande kuri murabe po wintesha umutwe. Iyo Mana bahora bavuga. Jewe ni icupa nzarinywa ndisinde n'ubundi ntaheza hisi. Shobundi nararinyweye ngo umutobe umva nzarinywa rwose uzamagarika. Ahantu hese kandi ibyo napfaga n'umugore wanjye mugiye gusenga ibiki Imana. Dore kandi arampamagaye uyu mugore kandi wamureka tukaganiraho gato. Reka mvugane n'umugore ndamugana umushaka. Umva madamu umva nkubwire umugore nyene guranze ugiye gusenga. Ariko madamu urambona madamu vugana n'izi ngwa mu maro zimeze nka fata umuvugisha. Oya ndashaka kuvugana nawe. Abantu bagwanyaga Imana ndaje wowe ibintu byo gusenga ntabwo bitubamo. Nsenga iki mbaye iki muraho reka musuhuze kandi uri no kuninza yewe nyine. Imana niyo yaturemye. Yego Imana idushyira ku isi. Yego umuzungu umwirabura twabyita ngo iki inzobe buri umwe wese uba ku isi Imana niyo yamuremye. Urumva? Ubwo bivuze ngo umuremyi wa twese ni Imana.
rondo garavuba nigendera ariko ukuntu nzi igihe wavugiye ukishima Imana yandemye ukureba meze nubwo nareba ariko ndayishima wabuze ibyo ukora oya ndayishima wabuze ibyo waba ufite ibyo ukora mbeshejweho nayo uratekereza iri joro ko nta muntu wapfuye none abapfa barapfarega buri munsi abantu barapfa icyo utapfuye ntabwo igihe kiragira kuba utapfuye washima Imana ariko uyu mugabo umvura wa mugabo we rero mva nk'ubandimwe Yesu yaje mu isi twamwemera yewe yahuye n'ibisambo bimwe bimutera amabuye ibindi biramwiba ariko se uri muri ngo Yesu ni muntu ki ameza atete nibwo nanamwe kabije kuba nka madamu nawe umva mugabo bimaze kugenda gutyo yaragambaniwe ariko ntiyaretse kudukunda urukundo rwa Yesu n'Imana biracyaturi niyo mpamvu gihumeka wa mugabo ndakubwira ngeze ryari niyo mpamvu ugihumeka umwuka w'abazima none reka nkubaze kurwanga Imana inyitaho reka nkubaze ibibazo bimwe sifite nziza ntuyizi hari ntabwo nayimenye wowe warayibonye ariko ufite ikibazo cyo kutari bahari mbana nanjye nakibaza umuntu nkawe ubana n'ubumuga koko yewe nta kindi kibazo ufite nkubwira aka gace kose nakanjye nkubwije ukuri byavuye mu maboko yanjye iyo Mana uvuga nta niyo nigeze mbona nta niyo nzi ibyo bintu bishobora kukumarira iki udafite agakiza wa mugabo we kandi wa mugabo ninde wo kwidedembya bigezaho udafite Imana umva njye ntabwo nshaka kuvugana byinshi nawe ikintu ndimo kumva twakora tuganire twicaye aho duteranira reka tujyane nawe ndajyayo ibyo bintu bihanganire wumve banzubika ko ka afite iki wongere nte banzubika ko ka wongere nte banzubika ko ka nuko ni nkabika bashire niko bitemereza ko nagendesheje umunsi w'Imana ubwo nizonge nuko yanabihaye ari kugenda adandabira mureke umva munjyane yo mugiye kandi ndi kwihuta munjyane bikurane namwe nta kibazo reka tujyane nawe munjyane mu rukunenzi tujyane nawe yakabitse tugende aho duteranira noneho ubwo n'abandi nabo baraza ubu ubona umubwire nicyo kigaragaza urumva nicyo kigaragaza umuntu nyawe urumva ubona uze kumubwira urumva dushobora kuba twahageze mwicare dutegereze abandi rero aha niho musengera aha niho dusengera ubundi aha niho twambaza Imana ikatwumva neza cyane urumva turayihamagara ikatwumva turi hano ubwo ibintu biba byagenze neza aha ngaha niho mu gikari tuvugana nayo ariko wa mugabo rero gira vuba nigende gira vuba ko hari umudamu wawe we warimo kumuza gusenga ariko nizere ko wamubohoye wamubohoye napfuye kukireka nese ndagira yamureke nakiretse da agakiza nuko kagenda gakwinjiramo agakiza nuko kagenda gakwinjiramo nakiretse naho abandi baje abandi barimo baratinda barasa nkaho barimo gutinda ariko nabo baraza abakiristo se bari koko turasenga turi batatu baraza nzi neza yuko tudasenga turi batatu twenyine urumva nabandi bari buze ndabizi ahubwo ubwo hari ubwo wigize ugira amahirwe yo gusoma nko muri Bibiliya kuva navuka ibyo nta nibyo nzi niyo Bibiliya ukumbwira ngiye bikose nta kuba navuga ntabyo ndasoma ikintu kijyanye na Bibiliya ntacyo uzi ntacyo uzi hari ijambo urumva iri jambo hari ijambo rivuga ngo singe mutima wa muntu singe mutima wa muntu impamvu iryo jambo ryaje rivuga ngo singe mutima abagabo nawe none abagabo isenga ubona igendere impamvu iryo jambo ryaje rivuga ngo singe mutima wa muntu katinga amani ndabona amasaha yangendanye kandi bambwiye ko batangira saa 5 Luka komera cyane mwa
nta mikomerere ejo bundi ariko se ncubuze hajya ni komera iyi ndakomeye hajya niho bitaga kararira umva nta oya da mikomerere njye nitwa Nyiramana ubwo wibesha izina nta mikomerere ejo bundi baranyitse mukobwa we ariko ndabakubitisha inkuba n'ibyo banga izo mana yihorere njye ntabwo bizi reba hano se nkubwire njye ntabwo bizi buriya nta makuru ngaho mbwira reka nkubwire maze iminsi ndi gusambana buri munsi ariko reka nkubwire wowe byo biroroshye mu rugo barankubise ubube birakureba ariko barambwiye ngo hari ahantu ngo baterana ngo buri cyumweru ngo barasenga pe ubu nanjye niho ndikwereka umva nkubwire ibyo byo gusenga cyangwa twasenga bya bingi cya Nyangombe byarakunze ariko mba nkubwize ukuri winkurura njyewe ngiye kubakwitisha inkuba kandi bambwiye ko na musaza wawe arimo ako se mwakonde si babigurishije bakava amahanga kumva nagukunze nakuntu twaba oya nako umva nyine twabanza tukagira oya umva reka nkubwire gusenga nyine ko bitari gukunda bitekerezo ejo bundi umugore wanjye aragiye kugaca nahuye na nyirandeba ariko umva nyine turajyayo ariko reka tubanze twisayidire ejo bundi yamaye oya ndaguha n'amafaranga yo kuyikoresha noneho reka nkwereke njyewe ndeka ibishyimbo byanjye byarambabaje ko umva nkubwira yababa bakwibye ibishyimbo umufuka wose barawutwaye ubu ariko kubwanje mutagwa mu mazi ariko reka nkwereke uretse amashaza yose ko uretse gato nkubwire singo kubera ko bavuze ko hari abasenzi basenga ibintu bigakunda imikusho yose ikakuvaho reka tujyayo bitubona bitari kuva mu gitahi abo basenzi kera barabakubitaga ariko umva reka nkwereke njyewe nta nubwo nanabyumva ubundi ntinabona ibishyimbo byanje urumva wenda namureka tete ejo bundi azanyange sinindi hafi gusezerana ndabireka gusezerana ariko reka ndabagarura ibishyimbo byanjye umva kandi kantu nari ntekerejeho none se niba bakwibye ibishyimbo na maheri wakuye hehe amafaranga yo kunywera naraye kubona wasinze umusinzi ni wewe none reka nkubwire umusinzi ni weho naraye mve hajya reka nkwereke oya reba handi ku Kanumba naraye mvuyeyo twakuyeyo ibihumbi 10 urumva ibihumbi 10 twakuyeyo urumva ibihumbi 10 nakuyeyo nabimwereye asiga amafaranga igihumbi niko baze dutangira amatera none se igihumbi nawe uri hano amahiga karaki muzi so twasangiraga mu kanyara byanyobeye reka mbabwira ni mwese ni hano se bandangiye komera cyane wowe hari ibintu banzanyemo ntabwo ndabasuhuza muraho ariko uyu yarahumye ntabwo ndabasuhuza n'ubundi karake ngwino twishyure kwicara sinandi ibishyimbo byanjye barabijanye umva ejo bundi urumva njye nifitiye ibibazo ibibazo ko se wowe mujye musanga Yesu arabaruhura inde mwicare tuganire ku ijambo uvuze ngo karake we ngwino ishano ishano ni mwokabya mwicare tuganire ku ijambo jewe ndicara se n'ibishyimbo byanje bibye ariko murabigarura ibishyimbo murabigarura mva mugabo yewe ibyo byashari nimubizane mu rusengero ibishyimbo akose mwe mwana sinzi mutuze tworoherane ibishyimbo byanjye murabigarura ruka wino wicare mwana bato barangarura ibishyimbo ubwo biragaruka niba tabigarura turabahabanyira yewe rero mwana we ndaguha nyoko urumva umva wa mugabo wowe wicare niba
ashishikajwe winuka no gushaka. wumvishe babasinzi ko bari kunuka jewe ndi intama nje ndi intama urande tutanga ndi intama banza wumve mu buryo Yesu yatwishe intama twese ndakambura siko na nyoko ntago ndi intama icara dutuze twumvikane ushatse kuvuga ko uri henera mva mesi kako mushiraga n'isoni mushiraga n'isoni ariko reka kamabwira je ni mutangaza ibishimbo murahambona ataho nicare ngo nicare agatekerezo kamwe karangura ngero twisomera abo ngabo bareke warizanye cyacupa warizanye enda gusomera cyacupa heri y'imyaka se kandi ahantu akavunya oya nigashake kavunya aho guteranira uvuga ku ijambo ry'Imana oya nigashake ako nacu umva ariko rero bamwita nde uriya ni Karake ni mushuti wanjye Karake zana mbe umva tungane oya mutangiye kuvanga amasaka n'amasakaramentu uyu nguyu ni umusinzi mwumva aka gatekerezo rimwe ubwo twese turi kumwe duteze amatwi murimo muranyumva wa mugore wampereza inzoga kandi wowe zakuniga babireba narasana ubwire nigendere tuganire banze nisomeresha umva Karake icara hano umva wa mugabo rero babwire hano ndahavuye umva akira nawe usome uyu mugore icara reka tubanze tuganire ubundi se burarirwa ntiziri gusohora Imana nta kindi ishaka usibye umutima w'umunyabyaha mana zanjye jewe n'umugore ikawugira uwera de urumva n'umugore namwiyamye kandi mu gitondo navuye mu rugo ndakwiyamye mubane ibishimbo byanje ngo ninje gusenga ngo Imana kizama ibindi se ko nari nahinze ifumbire cyo mundi kwa twizere ni bani umva reka tworoherane mbaha agatekerezo ubu ndagira ngo tubanze twumvikane twese tube benshi duterane tuganire ubundi dore agatekerezo kamwe nigize kujya ahantu hamwe ngiye kubwiriza naricaye kubwiriza naricaye ndatangira umuntu mwarazaranye muri bose banza unyumve muri bose nta numwe wabasha gutora igiceri wowe suri ndaya urumva umbonye se kangahe ejo nizina konanye na Doviko wumvaranye nande Doviko reka twumvikane kakunsenyera njyewe wigeze umbona umubonanye na Doviko wica kimeza kinini umva reka twumvikane Rodolfo se ngenda namuzi Rodolfo nagenda nta nubwo ngenda namuzi nta nubwo ngenda namuzi none se ubu njyewe mwaretse tukubaha twumva ijambo umva reka twumve ijambo umva reka twumve pasiteri njye niba natinda ngenda nitahira ubundi se mada uravana urambona ari ikintu hangiye kubona nageze mu materaniro niba natinda ubwo reka nyuma y'amateraniro najya kwinywera agacupa ku muhanda wese ndirirwa nicaye hano ngo bari kumiki reka twumvikane tuganire kandi vuga vuba ijambo rizaduherekeza ejo hazaza nyine vuga vuba ijambo ritazaduherekeza ejo hazaza noneho uwo yaransanze arambwira ati pasiteri bose baje bambaye pasuwa zirenze amavi zigeze he kure biragaragara yuko nta n'umwe muri bo wabasha kunama agatoragura igiceri hasi urumva naramubwiye ngo ihangane mureke amasaka n'urukumbi bikurane urumva amaze kuvuga ati mureke amasaka n'urukumbi bikurane nta kibiriti cyanje naguhaye ijambo ry'Imana riravuga ngo umunyabyaha uzi kwitandukanya nawe n'ukurikira ariko ntuzabure kumuhugura ave mu byaha yararimo sibyo ko abapasiteri bo muri izi umuntu ufite ikibazo cyerekeye ijambo ry'Imana yambaza nkamusubiza cyangeye kukubaza
Yeye kukubaza Reka nicare, makoni kubera. y'amakoni urumva ndakubaza. reka nicare Kwagarare akazi kawe. Ndakubaza bisha kwagarare ni kazi kawe njewe. nta kibazo. Alo? Amakoni. yego Wewe tusakuza. ngaho mbaza Yeye kubaza. umva ngize ikibazo muri kanini ngo banyije guteza ibyanjye Birakora. oya Bana Eh. ndeba. Urumva. Yesu arakwiyorogira banyije Yesu arakwishyura Kuri kuvuga ndaje kuri kuvuga ngo wafashe umuntu urumva. pasite ngiye nguteza Ngo yombi wafashe umuntu ngo wafashe pasite ngo kubera yuko uvuye gusamba pasiteri we pasiteri ukame nkurambureho ibiganza musengere urumva kuri kuvuga ngo wafashe umuntu genda kubaza mbwira umufuka wanje kubishimbo bawujanye none reka reka musubize ndavuye kubagara ubu umageze nsanga umufuka kubishimbo bawujanye amashaza kari mu ukamira akana mbisaro ntabwo bagamije bandiriye inkono y'imyumbati urabigarura dore reka nkubaze ikibazo kiri mu gisubizo cyawe urumva ko wahinze ikiro kimwe cyangwa ibiro bibiri ndashaka kubaza ko isafuriya bajyanye ndashaka kukumvisha yuko igaburira inyoni nawe igomba kukugaburira inyoni zijya ibyo twahinze kandi none muri iyi minsi utahinze byagenda bite utahinze zarya byagenda gute ndanabyiyohera iyo ngiyo igushyira mu bwa mutima wawe pasiteri tusigaye duhinga mu ukarya kakiyire uwo Saze nguwo ni utazi icyo ijambo ry'Imana rivuga rero wa wundi ngo sinjye mutima wa muntu uwo nguwo ntabwo ari we mutima wa muntu dukeneye atawawe mutima nunuke noneho ikintu nari ndimo gushaka urumva nyuma yaha ndashaka abafite ibibazo mwese mubigaragaze n'abafite ibyaha mwihane ko nakikubwiye icyo kibazo ikibazo cyawe ndabwira ko biragaruka ibishimbo Imana yagikemura basi umbaze Imana yagikemura hata nakwaye imirimo myiza ko nta muntu wangwisara oya wari wasinze ariko umugore we mwarasezeranye nzarasezerana nawe aranyukaga numva yamonye igishuba ziko wowe nagutukana yewe umwera izihe mbuto ikigo cy'igicucu ibyo ngibyo ni mukizwe Imana imbabazi ejo nagiye kunywa agacupa kwa myihorere urumva araza arayimena n'abamukubesa reka tugire reka uyu muvandimwe wacu turebe icyaha afite reka tumusengere kuko afite icyaha cy'ubusambanyi yarasambana niba asambana Imana imubabarire izamwakire mu bayo muri cya gihe azaba agiye amagira akantu gato ngo njye ngo ngiye gupfa oya ntabwo ugiye gupfa none pasite ngo njye ngiye gupfa wowe ntabwo ugiye gupfa none urabivuze ngo njye ngiye gupfa ntabwo mvuze ngo ugiye gupfa wacu ayisanduku mu gihe uzaba ugiye gupfa oya wacu ayisanduku Imana izakwakire mu bayo wita mu isanduku kubera ko uzaba uri umukristo urumva ubu se ko njya numva ngo hari umugabo ngo witwaga Enoki ngo yagiye mu ijuru ngo nk'akanyoni ariko yari afite imirimo myiza nta wundi wigize ajyayo gutyo adapfuye none se hari undi njyewe sindwaraga n'ifumbire hari undi mugabo cyangwa aho umeze uteze ngo ni Dawudi sindwaraga n'ifumbire cyangwa aho waje gusenga yakoze ikintu none se ntabwo yari afite ibyaha Goliyati yababazaga none se njye mbaye Dawudi urazi ukanyica kera n'ibibanza bikora nese Dawudi kuki atayabaye Dawidi kuko Dawidi impamvu atabazwa amaraso ya Goliyati nuko Goliyati yarwanyaga ubwoko bw'Imana yaramurasha ariko madatuvana tugenda Goliyati oya uyu mukobwa nubwo ushaka kumutwara ariko rero reka mbabwire numara kunsengera turahita tujya kwigirira ibyo muri bujye kugira biraba bihwanye n'ibyo turaba twavuganye ibyo muri aba mugiye kugira biraba
bihwanye n'ibyo turaba twavuganye cyangwa n'ibyaha bindi shagira tugusengere mbwira vuba njye nitaye ukama kuhanese n'ubundi byose niba bankubite ibibando ka 12 nirukara ubundi gukora ku mwenda w'umutambyi urumva ibyaha byawe byose Imana yatangiye kwandika yuko yabikubabariye kuko uba wagize umwanya wo kwegera umutambyi ndabyemera neza noneho muvuze nabona ndi kureba uramuka Imana ikubabarira icyaha cy'ubusambanyi vuga ngo Imana imbabarire Imana ikubabarira iki icyaha cy'ubusambanyi nta kibandi mu ntuzongere kubikora udafite umugabo wanjye ariko arahari w'amasezerano mufitanye isezerano cyangwa isezerano mugirana ryo gukoranira mu bihuru isezerano avuga ngo Imana izamo umugabo ina nuko guko mukubitana mu bihuru biveho Imana iri kugusibaho ibyaha Imana igusibeho icyaha cyose ikugira umwere amen ariko gusambanira mu bihuru biveho ubundi bw'umugabo w'isezerano ariko araye mu kabari amen bagabanye dore hari ijambo mugenderaho rivuga ngo kubw'inda yanjye yananiye mwe gake kuki wemera uko inda yawe kunanira ahubwo bumwere Rudoviko wazimaye Rudoviko ndazimaye ubwo Imana twese duhumugisha ariko yateretse kitomo abasambani bavane hirari ry'ubusambanyi izina rya Yesu ifate babandi basambani bakubite hasi ibavane mirari ry'ubusambanyi izina rya Yesu mu izina rya Yesu izina rya Yesu nizere yuko kurarikira umugabo utari wawe uri bubireke mu izina rya Yesu kurarikira umugabo utari wawe mu izina rya Yesu uvuga ngo ndabiretse ndetse kurarikira umugabo utari uwanjye ndabiretse uretse gukora iki ndabiretse kurarikira umugabo utari uwawe yego ndabiretse Imana iguha umugisha yego pasite wowe undi wari witwaje akantu mu mufuka ye rero pasite ijambo ry'Imana ntabwo ryagufasheho naginje ariko nzabatizwa ngarutse ndimo ndabasengera ibyaha oya uzansengera ngarutse reka mbyigeho ntabwo batira umuntu gusenga ukama gusengera nemeye oya ukama oya bavuze ngo zanjye wayikuyemo rega mujye munyihanganira ndi kumva guhambiye ngaho noneho uko Uwiteka agendanye n'Abisirayeli byaciyemo ikabakiza amaboko ya Farawo ni nako igomba kukurinda inzara ariko ugakora uko ushoboye ugarekera gutuka umugore wamara kurekera gutuka umugore banza wumve ubundi mukanasezerana byeme n'amategeko nimukomeze kwitwa indaya ubwo uri indaya n'umugore wawe ni indaya